ntago iriya album launch ariya The Ben iriya ni album ya Bwiza. Bwiza niwe uzagenda wenyine buretse nkatwe tuzagenda tumuherekeje. Nkanye ngiye nzamuherekeza. Yaba ari hano kuri Nexus, yaba ari ku zindi televiziyo zigiye zitandukanye, asobanurira abantu umujyi bazaba barimo. Wowe ugiye kureba Bwiza ari mu Bubiligi no mu Rwanda nihe Bwiza afite abafana. Kevin Kadewe afitanye ibibazo na Davis D. Kwako Davis D akubwira yuko none se ugira ngo nka Bwiza yego se yari mu Rwanda. Ugira ngo kuba tarabonetse mu gitaramo cya The Ben ntabyo aka kanya turi kubona The Ben ari gukora cyane. Ari umurindi Bruce Melody ni ukuvuga ngo The Ben ntabwo yajyaga yerura ngo avuge. Nk'abarumuna babo badufasha bagakorana indirimbo. Colorful Generation ni Boro Bruce Melody ya Kivumbi. Juno Kizigenza ya mana ashobora kuza kubihomberamo mu ubu buryo. N'abamaji Super Level Bruce Melody ya mana muyoboke ni wamusinyishe contract bwa mbere. TB Music album ya Bruce Melody ibi bintu birakenewe ko ababyeyi bongera bakegera abana b'abakobwa bakabaganiriza. Abantu bakurikire Nexus TV official bakore subscribe. Yo VIP bantu bacu uyu munsi dore turagarutse ni kuri Nexus TV official muri kumwe n'umuhungu wanyu Cardinox nkaba mbazaniye umuvandimwe bita Skyto agiye kutuganiriza. Skyto wagwana my brother umuhungu urazamutse aragiye Belgique mwaka mushasha gibanze ubwire no mwaka mushya kuri twese ibintu urebye ni neza cyane ndashima Imana abantu bo kuri Nexus yo mu Bwongereza abantu bo mu Bwongereza muri Nexus mwese ndabasuje Uwiteka ari abane namwe abari muri Canada abari Belgique abari USA ariko ngo muri Amerika hari ibibazo California imeze muri California ngo Los Angeles Imana ngirimira abato ibintu umva gutere story man ibira bintu byabaye muri LA byabaye muri Los Angeles bakubwira yuko ari ibintu abahanuzi bahanuye kuva kera bavuga ko iriya bora ari Sodoma na Gomora kuko abantu benshi bo muri California Los Angeles na abatemera Imana na abantu batemera Imana na abantu n'ibintu byaje bihanurwa. Ariko bro kugira wumva ukuntu ibi bintu ubona yuko ari nk'Imana yagize gutya ikabihananura ibaze kuba harokotsemo inzu imwe y'umuntu wari ufite bibiri. Urumva ko ni ibintu bishatse kuvuga yuko ni ibihano Nyagasani bayatanze cyangwa se ukabona ko ari nk'ibitambo bya Nyagasani. Yego none se live album yanyu ngo Bwiza ngagiye kumurika album ngo izabera Belgique ngo bazahorewe na The Ben kandi ndimo ndumva amakuru hano ku mihanda ngo nawe muzaba muri kumwe bimeze bite? Ntago iriya album launch ariya The Ben iriya ni album ya Bwiza. Ahubwo niko yabitekerereje kuba yayikorera mu Bubiligi. Yatekereje kuba yayikorera mu Bubiligi kubera ko The Ben n'ubundi agiye gukorera show muri Canada kandi urumva The Ben nimba azagenda kuri 14 azafata ikindi gihe arandi mezi azamara azamara hafi ukwezi muri tu. Urumva rero biragoye cyane kuba The Ben yava muri Canada agahita agaruka mu Rwanda kandi n'ubundi ari ikindi gitaramo afite muri mu Bubiligi. Urumva rero byabaye byiza ahubwo nge nakumva yuko ari proposal nziza cyangwa se ari deal ya danger yo kuba byonyine Bwiza yahise profita The Ben bakazahita anamufasha muri album kuko urumva byari kugorana cyane kugira ngo The Ben azave muri Canada ahita ajya mu Bubiri ahita yimanukira mu Rwanda namara kugera mu Rwanda Bwiza azongere none amuhamagare ngo amusange mu Bubiligi. Urumva ko none ibyo ni ibintu abantu bagakwiriye kuba bumva ahubwo abantu bose bari kuvuga ngo The Ben ngo igitaramo ni ikiwe ngwino hano mbigusobanurire agara hano ngusobanurire impamvu kira gitaramo atari cya The Ben. Bwiza yateguye album launch mu Bubiligi ariko bitewe na expense zihari urumva ntabwo The Ben yari guturuka muri Canada ngaze mu Rwanda yongera azamuka asubire mu Bubiligi kuko n'ubundi afite igitaramo mu Bubiligi. Bwiza azamuprofita aze baririmbane indirimbo si indirimbo imwe bakoranye se urumva se yaba ari indirimbo ya The Ben yaba ari launch ya The Ben Bwiza akayizamo ku ndirimbo imwe ahubwo kubera ko Bwiza afite family iri hariya mu Bubiligi hakaba ari n'abaterankunga bari kumushorera bari hariya mu Bubiligi yifashishije The Ben kugira ngo azagire influence ndende mu Bubiligi kuko hari abantu benshi bazaza bakurikiye The Ben kubera ko ari muhariye. Urumva bishatse kuvuga ngo hari uburyo burebure cyane The Ben agiye gufashamo Bwiza mu rwego kugira ngo promoting
iriya ndirimbo. Naho ibindi bintu abantu bavugira ku mihanda abantu bavuga amagambo menshi agiye atandukanye, ariko kubera ko ntawe uba urimo aho hagati ufite amakuru ahamye cyangwa se ufite ibimenyetso bigaragaza ibyo bintu, ariko njye ahubwo ngiye ku giti cyanjye ndi nka Bwiza ntabwo nabifata nk'aho ari nka beef, ahubwo nabifata mu rwego rwa lobbying, kubera ko urumva ni lobbying abantu bari gukorera igitaramo, kuko natwe ubwacu byo no kuba turi kuvuga ibyo bintu ngo igitaramo ni icya The Ben ni icya Bwiza, ko byo turi kuvuga yuko kizabera mu Bubiligi, n'ubundi style ni ukuvuga ko ari igitaramo n'ubundi kizatwika, ahubwo twebwe bagakwiriye kuba bari kutwishyura timu yande ya Bwiza, kubera ko turi kubafasha mu rwego rwaki rwa advertisement, kuba kiri kuvuga byonyine ni iby'agaciro, ahubwo tubwira abantu bo mu Bubiligi ati muzitabira igitaramo cya Bwiza, ahubwo ikibazo kikaba kiraha kugeza kuri izi saha, nubwo Bwiza yakoze press conference ntago yegeza adupresiza neza tubwire ngo umujyi n'uyu nguyu n'uyu. Ubundi se hari abandi bahanzi bo mu Rwanda bazajyana na Bwiza? Bwiza niwe uzagenda wenyine, buretse nkatwe tuzagenda tumuherekeje, nkanjye ngiye nzamuherekeza, ariko nubwo nzamuherekeza nabisabiye muri press conference bambwira yuko baraza kunshyira kuri list, banshyira kuri list yo kuzaherekeza Bwiza muri ubwo buryo, ahubwo nkaza nkabaza Bwiza ikibazo kimeze gutya. Bwiza muri press conference warayitubwiye yuko igitaramo cyawe kizabera mu Bubiligi, ariko ntabwo tuzi umujyi kizaberamo. None se umusa Ububiligi si bunini, wamenya umujyi ari ubuhe? Twari twaguha, ariko igitaramo cyateguwe ujya kumva bakavuga ngo igitaramo kizabera muri BK Arena, igitaramo kizabera ka Kigali, igitaramo kizabera Canal Olympia. Iyo bavuze muri Canal Olympia uhita wumva ko ari Gikondo, iyo bavuze BK Arena uhita wumva ko ari Remera mu karere ka Gasabo, bavuga ka Kigali ugahita wumva yuko ari Nyarugenge, ariko Bwiza we turi kumva mu Bubiligi. Ntabwo tuzi ko mu Bubiligi mu Bubiligi nyarumva ngo hari ahantu bita Remera mu Bubiligi bwo he na he, we ku giti cyawe watubwira ko ari he Bwiza? Iyo rero nayo yabayemo buriya, kubera ko urabona igihe cyabaye kirekire muri press conference cyo kugira ngo abantu bamubaze ibibazo, biba ngombwa ko mu MC afunga mikoro, ibibazo biba bikeye, ariko ukasanga ukibaza ngo ese uwo mujyi ni uwuhe? None so nkawe uzamuherekeza, ahubwo nawe ntabwo wabuza uwo mujyi wari ubwo naba mazi nkaba ndinze kubimubariza kuri kamera. Ni ikibazo nyine. Icyo kibazo rero nta wundi muntu wagakwiriye kugikemura, ahubwo twagira ngo Bwiza n'ubundi aracyafite igihe kirekire cyo kugenda, ako kana azaze nawe, yaba ari hano kuri Nexus, yaba ari ku zindi televiziyo zigiye zitandukanye, asobanurira abantu umujyi bazaba barimo, kuko uwo mujyi ntawe yigeze avuga, kuko ugiye kureba kuri album launch yiwe yanditseho Brussels, ariko ntabwo tuzi ngo iyo Brussels ni iyihe, ni Remera, ni mu Biryogo, ni heye. Buretse ko nyine ariko ikibazo gishobora kuba cyatera icya Bwiza, oya team management yiwe regubaka kanya Bwiza ari stress, abafana biwe bari kumwikoma ngo kubera iki ngatakoreye igitaramo mu Rwanda. Urumva nawe ubwiwe iyo pressure nk'umuhanzi nawe ubwiwe araza kuyigira. Ubundi se kuki atapanze ghostinga aha impamvu tugendane gake gake, impamvu Bwiza akakanya navuga yuko ari pressure iri kumukoresha ni ukubera yuko nawe ubwiwe afite comment nyinshi z'abafana bari kugenda bamwandikira bavuga ati Bwiza wari ukwiriye gukora igitaramo hano mu Rwanda, hari kavukire ziwabo i Bugesera zari zikeneye kumubona performing, sibyo? Hari abafana biwe byonyine bagiye baturuka impande n'imande bari bakeneye kumubona, bari bakeneye kumwumva, ndetse hari n'abantu batakeka ko Bwiza wenda zi live performance, kuko ahantu henshi Bwiza akunda guperforminga, akunda gukora playback. Muri icyo gihe rero abantu benshi bituma comment ziba increase, sibyo? Zirazamuka zikaba nyinshi, abantu bakibaza byinshi. Ari nacyo kibazo nawe ubwawe ushobora kuba wakibaza, ari naho hantu hari guturuka iyo ntumbero y'amagambo ndetse n'ibintu byinshi abantu bari kuvuga kuri Bwiza, kubera igitaramo bakakitirira The Ben. Nta yindi impamvu nta yindi, ngewe nimbifata ngenda haza kubisobanura nk'umuntu uri kuvuga yuko Bwiza nawe ubwiwe siwe, ahubwo ni team management. Ku giti cya Bwiza atabara team management yari kugikora mu Rwanda. None se reka nkubaza umusa, wowe ugiye kureba Bwiza ari mu Bubiligi no mu Rwanda, ni he Bwiza afite abafana? Ni mu Rwanda of course, kuko niho akorera, sibyo? None ukibaza ngo ni iyihe mpamvu yatumye ajya mu Bubiligi? Urambwira ngo Bwiza azagira influence ndende kuruta yari kugira hano mu Rwanda? Niko abahanzi bitinya. Impamvu nkubwira ngo abahanzi baritinya,
reba nk'igitaramo cya Davis duheruka ejo bundi cy'imyaka 10 yagikore ka Kigali abantu babura ahantu bagira ute bakwirwa abandi bantu barazerera abandi bantu bateza intambara kubera amatike yabo babuze ahantu bicara ababawunsa bakabakumira kubera ubwinshi bw'abantu yagizemo ikibazo cyo kwitinya gufata BK Arena ngayizanemo abantu ategura igitaramo kigize ute kirambuye kirimo n'abantu benshi none se mu gitaramo cya Davis ntabwo twabuzemo Bulldog ntabwo bakoranye indirimbo na Bulldog na Bushari garuka mu gitaramo cya Davis reka tukigaruke mugendo bireba Bushari ni yaririmbye indirimbo imwe yari umuhanzi uri buza agaperforminga Dani nanone ntabwo yabaye muri Incredible akabanamo na Davis Kevin Kade yarabonetse reka wenda Kevin Kade we afitanye ibibazo na Davis kuko Davis akubwira yuko yatumiye Kevin Kade avuga yuko atazaba harazaba ari kubarizwa hehe azaba ari kubarizwa muri Dubai kandi igitaramo cya David kiba Kevin Kade yari ari mu Rwanda urumva ko twatubazo twatundi tw'amakimbirane nitwo dushobora kuba twarateje ibyo bintu ariko ugiye kureba ikibazo gihari abahanzi nyarwanda bafite ikibazo cyo kwitinya kuba bakora igitaramo ahantu hagari cyangwa se ahantu babereye nese urambwira ngo Bwiza yategura igitaramo mu Rwanda Arena ntago fast forward no guciye mu ijambo ubundi ubwo ni ikibazo cyo kwitinya ahubwo ni ikibazo cy'itangazamakuru ko bavuga ati mu gitondo barabyuka ari tayito zivuga ni babuza abantu none se n'ubundi bizavuga none se social media ibereye iki ibibera mu bubiri gise ntago tubimenye ubu kuri kumenye inkuru yarayibereye muri California we nuko California uhatuye inkuru ziragenda n'ubundi nabura abantu tuzabimenya Nese Bruce Melody ntabwo yigeze kujya gukora igitaramo kigahomba Bushari na Beatray Bushari na Ndera ni Beatray bagihuye Beatray ntabwo yagiye gukora igitaramo ihuye kikabura abafana ubwo ibyo ni ibintu bisanzwe si ibintu bibaho se ariko ugiye kureba ibyo bintu impamvu yabyo impamvu ngewe yego Bwiza ashobora kugira influence ndende kuko hariya mu bubiri gihe abafana twebwe ibyo tubivuga nk'abantu bareberera umuziki nyarwanda inyungu zawo ariko nujya kureba ku giti cyacu nubwo tubivuga ushobora gusanga na Bwiza ushobora kugera mu bubirigi akahasanga abantu biwe barahari ariko nanone influence y'abantu Bwiza afite mu bubirigi ntago ari benshi nk'abari hano mu Rwanda icyo kintu nanone uze kukigenderaho kirebe ukikotinge ucyumve ukoresha ubwonko bwawe uraza gusanga Bwiza bishoboka kuba ashobora kuba yarisize mu bihombo keretse wenda nimba ari gutekereza kuba azakora ibitaramo bibiri azakora icyo mu bubirigi akanakora icyo mu Rwanda ariko se nanone nakora icyo mu bubirigi kikaba massive kikinjiza amafaranga urambwira ko ayo mafaranga ati mu management yiwe izatuma yongera gushora andi mafaranga mu banyarwanda harimo n'abamurakariye yuko atariho yabanje mu rwamubyaye ni ikibazo we koresha ubwonko wowe umbwire nawe nimba koko nawe uri umuntu urebera kure umuziki nyarwanda uraza gusanga harimo ikibazo kandi icyo kibazo kirimo kiragaragara nawe ubwawe wakibaza ukanacyisubiza kuko tugiye kureba ku nyungu reka tubenda dutekereze ko ari ku nyungu z'amafaranga wenda Burayi bishyura amafaranga menshi nubwo bishyura amafaranga menshi bashobora kwishyura amafaranga menshi ariko ntibitabire igitaramo nk'uko yari kuzaza hari none se ugira ngo nka Bwiza yego se yari ari mu Rwanda ugira ngo kuba atarabonetse mu gitaramo cya The Ben nta byinshi yahombye igitaramo cya The Ben yari ari hanze y'igihugu twaramimubajije ibyo bintu atubwira ko atarahari yari ari mu bubirigi ariko buriya nanone yaza kuba hari yari kujya kuri stage bagaperforminga irandirimbo bigatuma Bwiza apromotinga igitaramo ciwe kuko hari huzemo aba diaspora benshi rega ikira gitaramo cya The Ben abantu benshi bari barimo n'abanyamahanga kuko urebye n'abantu bitabiriye igitaramo keretse ugeranwa muri VIP hari kubunani aba diaspora bari baje mu kiruhuko guturuka mu kwezi kwa 12 aba diaspora bose bari buzuye mu Rwanda kugeza mu kwezi kwa mbere hari n'abantu baje muri kira gitaramo bakeneye kwitabira igitaramo cya The Ben abo bantu Bwiza yari guprofitiramo kuza kamamazamo igitaramo ciwe agatumira abanyarwanda muri rusange kubera ko hari abantu basaga ibihumbi 10 akabatumira akavuga ati ngiye Bwiza umukobwa wanyu mfite album launch izabera mu Bubirigi muri quartier iyi niyi agatanga ubusobanuro bufite fact akanatumira abantu bose bari hariye bari kuzi understandinga Bwiza wariwe twarangiza natwe tukamwubaha tukamuhereza value tukavuga ati wenda credibility za Bwiza niza kuba byo nyine agiye gutaramira abantu mu Bubirigi hari impact binibi bizagaragaza
bizanatuma n'abanyarwanda ariko uko byagenda kose tuzamufata muri uru rwego bakanamushyigikira. hari na benshi bari kumushyigikira. none se nimba adutumiye muri press conference akayijyana hano ku ishusho, yego abanyamakuru benshi hari n'abatarabyaporodinze, sibyo? hari abanyamakuru bataporodinze iriya press conference, ariko byibuze yaza kugaragara mu gitaramo cya The Ben ibyo bintu akabivuga, byari guhabwa agaciro cyane kuruta press conference. sinzi nimba wowe uko ndi kubisobanura wari murabyumva. ndimo ndabyumva ahubwo ikindi nashaka kukwibariza ko The Ben yatwijeje album yose, igitaramo kikarangira ari indirimbo enye gusa, ubona byaratewe n'iki? urumva bano batipe ni abaprofessioneri. ati gute impamvu bano batipe ari abaprofessioneri? hari uburyo bagenda basohora indirimbo zabo bucece. none se ubu nkanjye na breakinze EP yanjye yitwa Icara Wig, maze gusohoraho indirimbo 3. impamvu nanjye maze gusohoraho indirimbo 3 ni mu rwego kugira ngo indirimbo zidaflopinga. uzacungurebe hano mu Rwanda iyo irekuye album yose iraflopinga cyangwa se ikagoyinga viral. rero buri muntu wese aba afite systeme yiwe, aricara akavuga ati reka abantu mbumvishe izi ndirimbo bagira ifemba y'izindi. ariko ntabwo ari kuba yarapromisinze Batima Kaca amaze imyaka ingahe akora umuziki mu Rwanda? ni myinshi. akora ku giti cyiwe cyangwa kiri muri Just Family? akora muri Just Family. ku giti cyiwe ujya kuri album yiwe yasohoye bita nk'abasaza, ugenda urebe afashe EP yiwe, indirimbo ziwe zose azinaga hanze. genda undebere kuri EP yiwe, undebere ngo viewership y'izo ndirimbo ingana gute. igihe ugenda undebere nturi umuntu se ntuhari. jya kuri EP yiwe ntayisohoye aka kanya. jya kuri YouTube ugenda undebere Batima Kaca asohoye EP y'indirimbo 7. izo ndirimbo ugenda undebere viewership zifite. buriya njye ku giti cyanjye nk'umuhanzi nka The Ben yamaze kumenya influence y'abantu, si no mu Rwanda gusa, no hanze y'igihugu. abahanzi nyarwanda abahanzi bose bahinduye system yo gusohorera indirimbo kiperi. warasohora cover, namara gusohora cover nta tegeko rihari ryo kugira ngo usohore indirimbo. iyo wasohoye cover ugasohoramo indirimbo imwe, ugasohora iya kabiri, ugasohora iya gatatu, n'izindi ugenda uzisohora. nta tegeko rihari ryo kugira ngo indirimbo umuzingo wose w'indirimbo uzisohore. urabona niyo strategy Melody arimo arakoresha, ko arimo arasohora audio kamwe ejo agasohora ebyiri. niyo strategy y'abaprofessioneri. niyo strategy y'abaprofessioneri, abahanzi bamaze kugera ku rundi rwego. niyo strategy bakoresha kugira ngo bo indirimbo zabo zifate. birababaje cyane kugira ngo ujye kubona indirimbo ya The Ben, nima The Ben mu kwezi yari ari kuzuza miliyoni, ujye kubona indirimbo yiwe ifite views 50,000 cyangwa 100,000. icyo nicyo cyagihe duhita dutangira kumukadiriya mu bundi buryo, ukavuga ati The Ben wowe n'ubundi byagenze gutya. none se wabonye Bruce ibintu yakoresheje? nibyo ndi kukubwira nyine. reka tugende, ari gusohora imwe ejo agasohora indi gutyo. niyo strategy yo gusohora indirimbo. ntabwo wafata indirimbo zose ngo uzisohorere rimwe umbwira ngo izo ndirimbo zose ngo kubera ko wakoze izina ngo uri icyamamare ibyo bintu biraza kugenda byose bigoyinga vayo. fata nka Colorful Generation. Colorful Generation ni Boro Bruce Melody yitondeye arayipromotinga. ijambo Colorful Generation zirabanza ribajya mu matwi. ategura press conference, atumiramo abanyamakuru, bararya baranywa bamera neza. barabanza bapromotinga ibyo bintu bitewe n'urwego rwiwe na value yabahaye. twese twicara turi kuvuga kuri Colorful Generation. first of all yamanje gukora promotion, abonza gufokasinga ku kijyanye n'ikintu itangazamakuru, kuko niryo byari bumufasha kugira ute gupromotinga. arangije ategura listening party. iyo listening party yateguye niyo yaronshingiyemo indirimbo ziwe. mwese mwagiye muhitamo indirimbo mwebwe mukunda. indirimbo mwese mwakunze mu ntago ariyo yakoreye video. yakoze indirimbo yitwa Roza, yamaze kuba nka za ndirimbo bita nta kibazo nta kimwe nshaka hari video ifite. ntago ari indirimbo yagoyenze viral. Roza si indirimbo iri gutwika. Roza we ibi ni ariko ni indirimbo uri kuwo ubwawe uri kwicara ukavuga ati indirimbo ni nziza. fata Colorful Generation, si indirimbo nziza imaze gusohoka mu mwanya Bruce Melody amaze gusohora. twongereho gatoya, fata indirimbo bita iyi ndirimbo Bruce Melody amaze gusohora yitwa gute? iyi ndirimbo yakoranye na Joe Boy.
si indirimbo nziza. Urabona bo aba batipe bafite strategy yo kudrappinga song zabo mu buryo buremereye, bamaze kurega urwego rwabo rumaze no kuzamuka. By the way, umaze kubona ko ibintu byabo babishyize kuri standard kuruta twebwe ibyo twakoraga. Ubu aka kanya nkubwiye ngo bano batipe bari kutwicaza, bari kutwigisha uburyo twiga ikibuga, bari kutwigisha ikibuga bitandukanye nuko twabonaga umuziki mbere wejo bundi cyangwa se uwa kera. Ariko baka kanya nujya kureba urwego umuziki bano batipe bamaze kurushiraho, bamaze kugoyinga viral. Ubu nka Ganza nko kuri album bita Gaza, nimba ari Gaza ya Kivumbi, wambwira nk'indirimbo yiziho? Ganza nimba ari Ganza ya Kivumbi, ntabwo yironshingiye muri 150, ntabwo yironshingiye muri Kigali Universe. Ndabesera album launch ya Kivumbi ntabwo yironshingiye muri Kigali Universe. Ngaho mbwira indirimbo imwe uzi mu ndirimbo za Kivumbi yasohoye kuri album, kandi yaraziririmbye zose, sibyo? Sera ari kumwe na ba Mike Kayihura nabandi. Mbwira indirimbo uzi. Ibi nibyo bintu ndi kukubwira ngo abatipe bafite imbaraga bakoresha. Buretse Juno Kizigenza waje akaturitura, akatwemeza, akatwereka yuko ari uwundi muntu. Album yiwe twese tukarebaho indirimbo y'ikirara ibikini biki. Iriya system yakoresheje ni, ariko nawe ubanze wibuke ko babanje kumukorera robbing, abanza kumara igihe ari gupromoting iki, ari gupromotinga album launch yiwe, indirimbo ziwe bitandukanye n'ubyo bintu. Hari ibintu dukeneye kwiga, hari ibintu dukeneye kwiga mu muziki nyarwanda bitandukanye twebwe n'imitekerereze yacu n'imyumvire yacu, kubera ko twebwe turashaka kwihuta. Buriya wemera yuko nko kugira ngo aka kanya turi kubona The Ben ari gukora cyane, ari umurindi Bruce Melody yamutejeho. Ntabwo nabihamya njyewe uzi impamvu ngende reka mbikubwiza ukuri, tugendane tape par tape. Biriya bintu Bruce Melody yakoraga, zira pressure yahoraga ashyira kuri The Ben, byatumye aka kanya The Ben agoyinga viral, izina ryo rirongera rigaruka mu bantu. None hongeraho no gutinda mu Rwanda. Buriya n'igihe kirekire The Ben atinzemo mu Rwanda byamufashije kugira ngo abantu bongere bamwakire mu mitwe, kuko ndakubwiza ukuri, iyo The Ben abakiri muri Amerika, Bruce Melody aka kanya yari kuba tuyoboresheje inkoni y'icyuma. Ariko ubu The Ben kuva yaza bahuza imbaraga, nge biriya nabyita ko burangewe ngiye kuvuga, navuga yuko Bruce Melody yakoreye robbing The Ben. Impamvu ni iki? Impamvu yamukoreye robbing ni ukuvuga ngo The Ben ntabwo yajyaga yerura ngo avuge, yahoraga yipoye. Oya ubasigaye avuga, akavugisha ibikorwa, avugisha ibikorwa, ariko nanone ntago abura akantu. None se waherukaga kumubona kuri YouTube ryari? Ntabwo yakoranye interview na Jado Castar? Ni Jado nyine. None se kuki nyuma yaho Bruce Melody yahise aronshinga Colorful Generation kwa Jado Castar? Ni ikigaragara yuko bano bajama bari gufashanya, bari gusunikana. Ahubwo ngewe ikintu nabisabira bano bavandimwe, nge nabasaba yuko nyuma y'ibyabaye byose batwebwe nk'abanyarwanda bakunda umuziki wabo nk'abarumuna babo badufasha bagakorana indirimbo. None se Sky tungiye nkwibariza tukiri kuri Bruce Melody. Yego. Ubundi yisagaye na ya mpano, ubona ya mpano azayungukiramo cyangwa nikagwa twiko kugira ngo Colorful Generation igire success irenze iyo twexpecting. Ya mpano ashobora kuza kubihomberamo muri ubu buryo. Ya mpano ameze nk'umuntu uri gukorera robbing Bruce Melody kugira ngo twongere tumwumve mu matwi cyane, bitewe nuko twarakora mani. Ninde? Ya mpano arimo arakora, yego arimo arakora, sibyo? Ndabyemera cyane, arimo arakora. Ariko arimo arakora agendeye ku izina rya Bruce Melody. Ari gukora nka bimwe bya Chris yakoraga. Do you understand? Icyo kintu rero nicyo kintu kwiriye wowe kubanza gutekerezaho. Ya mpano first of all aracyari muto. Imyaka ba Bruce bakoze muri showbiz, nimba Bruce Melody yaraturukaga Kanombe agenda n'amaguru, yarabaye mu producer akabana na ba Maji, akaza muri Black Studio, akisanga muri Super Level, akisanga muri Touch, akisanga mu maboko y'abagwiza tungo batandukanye. Yamana kuri iyi nshuro kugira ngo apfe kwigereza Bruce Melody ashobora kwisanga mu bihombo cyane. Buriya yamana yagakwiriye kubyaza umusaruro hit yiwe mu gihe kikiri gitonye cyane, kubera ko biragoye cyane kugira ngo azurira abakobwa barababaye. Rega ba Bruce barababahiza imyaka bababaye, barihirinze. Ntuzaba utazabona ba Bruce aka kanya ukababona ari abatipe bari kugoyinga viral, urwego rwabo ruri kuzamuka, ugire ngo wewe wagakwiriye kuba wapfa kuboza kubakinisha muri ubu buryo. Oya,
oya none se ayahi ngiye ndimo ndumva ngo ya mpano yasinyishijwe na Muyoboke ayo makuru waba yafite oya ikintu cyo nakubwira kuri ya mpano n'ubundi kugira tumubone bwa mbere ya mpano Muyoboke ni wamusinyishije contract bwa mbere muri rebo ari kumwe n'uwitwa Ruto sibyo yarabafasha arabasinyisha icyo gihe Muyoboke yabarizwaga ahantu bita mu ishusho aza kubafata arabafata bomba arabasinyisha muri rebo yo mu kire bitaga TB Music. TB ndayibona TB Music niyo ya mpano yatangiriyemo ayitangiriramo Muyoboke ariwe ushinzwe iterambere ry'iyo TB Music ry'iyo rebo afata ya mpano nk'umupeti yabonagamo impano aramusayiningisha arangije amukorera robbing amumenyesha mu itangazamakuru atangira kubona power play akomeza kumuhuza kuko n'ubu ngubu aka kanya tugiye kureba mu bantu bari kuri move ufashe Aruto ukamugereranya na ya mpano ushobora gusanga ya mpano ari hejuru cyane kuruta Aruto kandi Aruto ari watangiye mbere sibyo ari wabanje muri TB imbere ugasanga ibi byose biterwa na robbing ikintu navuga kuba Muyoboke ari gusapotinga ya mpano ni byiza cyane kubera ko n'ubundi n'igitekerezo ngiye nagusobanurire n'igitekerezo cyo kugira ngo ya mpano ajye kuri iriya stage kwa The Ben ni Muyoboke wakizanye yego aho ngaho birumvikana kuko Muyoboke ni umuntu wa mbere kuba yamusapotinga numva yuko atari ibintu biri big numva yuko ari ibintu bisanzwe numva yuko ari ibintu umuntu wari wese ufite mu mutwe wazima ugira urukundo ugira umutima yamukorera none se Sky2 iyi album ya Melody yasohotse kuri 17 z'ukwa mbere nkuko wavuze ko ari gusohoka indirimbo nyinshi buri wese akihitiramo wowe uri kuyumva gute ino album y'umusaza iri album ni album imeze neza cyane album ya Bruce Melody imeze neza iranejeje ni album mbona yuko izagoyinga viral izafasha abanyarwanda izanatuma umuziki wacu nyarwanda ugera kure kandi ukanakirwa na benshi yego nari navugana na Beatsieri umuvugizi mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha nta kintu turavugana ngo mbanze ngewe mbe nakandestandinga yuko ibyo bintu byabaye ariko ngewe nk'umuntu wa understand cyangwa se ushobora kuba yakurikirana ibyo bintu ngewe numva yuko bari abana b'abakobwa ibintu bakoze ntago numva yuko ari ibintu nagakwiriye gutindaho cyane kuko biriya ni ibyatesheje agaciro igitsina gore kabisa yego kandi kuba baratesheje igitsina gore agaciro nibo bakitesheje first of all kuko nimba abana b'abakobwa bashobora kwifata bakagenda bagakora ibintu nka biriya ku karubanda gihita utekereza ngo bo iyo bari ahantu mu mwijima bo bakora ibingana gute wowe ni nk'ihe nama wagira barumuna babo kuko urabona barumuna babo nje nk'inama nabagira nibazishinga ibya bakuru babo kuko bakuru babo bafite imico itandukanye yego mpamvu mbikubajije urabona nyine n'urubyiruko bari aba baby n'urubyiruko munsi yabo abana bafite imyaka iri munsi ya 20 nibo basigaye bara kuri social media ndakeka ziriya video barazibonye nari amafoto n'ibiki ni nk'iye nama wabaje kuko urumva ahubwo babisuzuguje kuri barumuna babo barisuzuguje ndabyumva kuko barisuzuguje kuri barumuna babo kandi barumuna babo ntabwo bazabubaha babonye bakora buri abugori ahubwo bariya babisuzuguje kuri barumuna babo bagiye kubatesha agaciro bajye bafata nk'inzererezi bajye bafata nk'abantu badafite agaciro bafate nk'imbobo bafate nk'abantu badafite mu mutwe nibarangiza bajye babatesha ni handi ukura muri umuntu wagusuzugura kubera ko nta kintu kizima uri kumwigisha kandi biriya bintu nawe bibonye wabona yuko nta kintu kizima kirimo by the way daswe rero nge numva yuko biriya bintu ntago bikwiye numva yuko ari n'ibintu bari abakobwa ikintu nabasabira bakwiriye akanama suze tunama twajyaga tubaho tw'ababyeyi ibi bintu birakenewe ko ababyeyi bongera bakegera abana b'abakobwa bakabaganiriza ku muco wa kera bakabigisha za kirazira ibintu bikajya muri uwo mujyo urakoze cyane Sky2 asante sana turimo turasigninga out yego agira ngo utwibukiriza abantu gukurikira Nexus TV official abantu bakurikira Nexus TV official bakore subscribe mukomeze namwe mutanga ibiganiro byiza mu creating ama content mazima yubaka mwirinde gukora ama content
atubaka igihugu kandi nanone mugerageze mugende mukumira mwigisha abantu ibintu byiza urakoze cyane wafura thank you my brother komeza ugubwe neza we Nox ikintu nakubwira gerageza ukore content nzima zubaka igihugu zituma u Rwanda rutembera zituma abanyarwanda bandestandinga igihugu cyacu abantu bareka gukomeza gufata igihugu cyacu nkaho kitarimo urubyiruko rufite ejo hazaza abantu bakomeze bere ku Rwanda rwacu ko ari u Rwanda rufite amahoro ari u Rwanda rufite n'urubyiruko rufite ejo hazaza murakoze cyane abantu mwari mudukurikiye kuri Nexus TV mukore subscribe nimunyenera nzagaruka asante sana Sky 2